Turi kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ni Jenoside yadutwaye abarenga miliyoni barimo abana, ababyeyi, abasaza, abakecuru ndetse n'abandi mu ngero zitandukanye, harimo abanyapolitike, abahanzi ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye bo mu ngeri zigiye zitandukanye. Muri iyi nkuru rero tugiye kugaruka ku nkuru cyangwa se ku mateka y'umuhanzi Rugamba Sipiriyani. Ese ubundi Rugamba Sipiriyani ni inde cyangwa se yari muntu ki? Nibyo tugiye kumva hano muri iyi nkuru yacu. Tugiye kugaruka ku mateka y'umuhanzi Rugamba Sipiriyani wishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Muri iyi nkuru yacu kandi turaza kuvuga ku kuru y'uyu muhanzi nawe aho turaza kumenya byinshi kuri se w'umuhanzi Stromae, umuhanzi w'icyamamare. Tukaza kuzana none kuza kumenya amakuru atandukanye kuri se umubyara. Ngira ngo Stromae muramuzi, ni umuhanzi ukomeye cyane ubu ngubu kuri iki gihe akaba ari umuhanzi ukomeye ku rwego rw'isi. Turaza kumenya rero byinshi mu bitandukanye kuri se umubyara, akaba ari witwa Rutare Pierre. Dutangira iyi update yacu, Rugamba Sipiriyani yishwe ari kumwe n'umugore we n'abana be 6. Umuryango wa Rugamba uri mu bishwe ku ikubitiro ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiraga. Rugamba Sipiriyani yavutse mu mwaka w'1935, avukira mu yahoze ari komine Karama, ubu ni mu karere ka Nyamagabe ho mu ntara y'Amajyepfo. Rugamba Sipiriyani yize amashuri abanza muri paruwasi ya Cyanika, hanyuma amashuri yisumbuye yayize muri seminari nto ya Kabgayi, akomereza muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Nyuma yaho rero yo kurangiza mu seminari nkuru ya Nyakibanda, yaje kujya muri kaminuza ya Bujumbura, aharangiriza icyiciro cya mbere cy'amashuri makuru. Nyuma yaho rero yaje kwerekeza mu Bubiligi muri kaminuza ya Louvain, aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'amateka. Rugamba Sipiriyani yashakanye na Mukansanga Dafrose, bashakana mu mwaka w'1965. Mukansanga yari umwarimukazi mu mashuri abanza. Na uyu mudamu wa Rugamba Sipiriyani nawe yavukaga mu gace kamwe na Rugamba Sipiriyani, kuko bose bavukaga muri paruwasi ya Cyanika. Rugamba Sipiriyani niwe washinze itorero Amasimbi n'Amakombe. Ni itorero ryamenyekanye ririmba indirimbo zisingiza Nyagasani ndetse zinigisha ku buzima busanzwe. Ukwamamara kwa Rugamba Sipiriyani rero bigaragarira mu ndirimbo zirenga 400 yagiye ahimba, zirimo yitwa Ntumpeho, yitwa Inda Nini, n'iyitwa Ijya Umenya Gusaza Utanduranije Cyane, hakaza n'iyindi yitwa Agaca, ndetse n'izindi nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Rugamba Sipiriyani rero yakoze muri leta, nyuma yaje gukurwa mu kazi igihe kitageze kubera ko atihanganiraga akarengane akariko kose, akabyamaganira abicishije mu nganzo ye, biza gutuma rero akurwa mu kazi. Rugamba yapfuye azize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 ku ikubitiro ubwo Jenoside yatangiraga. Akaba we n'umugore Mukansanga bari barabyaranye abana 10, hanyuma bapfanye n'abana 6, hasigara abandi bana babo 4. Rugamba Olivier, umuhungu wa Rugamba Sipiriyani warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, avuga ko byari bigoye ko papa we Rugamba yarokoka kubera ko yari yarashyizwe ku rutonde rw'abagombaga kwicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Tariki ya 7 Mata mu 1994 nibwo Rugamba Sipiriyani yishwe hashize iminota 30 ahamagaye kuri telefone abana be barimo Rugamba Olivier na Dorcy Rugamba, bo batari baraye muri urwo rugo, bari baragiye kurwaza nyirasenge i Butare. Abana be bibuka ijambo yababwiye abasaba kuzaba abagabo kuko yari azi ko ari bupfe. Ubwo bazaga kubica yari yaraye asenga n'umuryango we, ndetse yari yaraye anasohoye indirimbo yise Nzataha Yeruzalemu nshya. Rugamba yibukwa nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo nyarwanda, Kiliziya Gatolika kandi n'abandi bakristo yabasigiye ibihangano by'indirimbo zisingiza Imana zirimo ubuhanga buhanitse. Indirimbo ze ntabwo zifatwa nk'indirimbo nziza gusa, ahubwo ubutumwa buzikubiyemo bufatwa nk'impanuro za none, ejo ndetse n'ahazaza ku bakuru ndetse n'abatoya.
nyakwigendera Rugamba Cyprien yari umusizi ndetse akaba ari umwanditsi w'ibitabo, akaba umushakashatsi n'umuririmbyi. Ababanye nawe bahuriza ku kuvuga ko yari umuntu mugari urangwa n'urukundo, uca bugufi, wita ku batishoboye. Twihuta cyane reka nkugezeho n'iyi namwe mu mateka ya papa wa Stromae, umuhanzi w'icyamamare ku isi kuri iki gihe. Reka tumenye byinshi kuri se w'umuhanzi Stromae wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu kwezi kwa Mata. Papa wa Stromae yitwa Rutare Pierre, ni izina rero rishobora kuba ritazwi cyane ku bantu benshi, ariko yanditse amateka akomeye nk'umwe mu banyarwanda bari bafite impano n'ubwenge buhanitse. Niwe mubyeyi w'umuhanzi w'icyamamare ku isi Stromae. Papa wa Stromae Rutare Pierre yavutse mu mwaka w'1958, avukira i Nyamirambo, nyuma yimukira mu karere ka Rulindo aho yakuriye. Nubwo yari umuhanga mu ishuri, yabangamiwe kenshi n'irondabwoko kubera ko yari umututsi. Mu 1978 yagiye mu Bubiligi aho yakomeje amashuri ye mu bijyanye n'ubwubatsi, civil engineering. Icyo gihe yavaga ku ishuri maze nijoro agakora kuri sitasiyo ya essence kugira ngo yirihire ishuri. Uyu mubyeyi nyuma yaje kugaruka mu Rwanda, akomeza ubuzima ndetse ahita ashinga kampanyi ye bwite y'ubwubatsi yise B2G, bishatse kuvuga Bureau de Génie. Nyuma yaho mu mwaka w'1990 Stromae ari kumwe na mama we baje gusura papa we Rutare kuko batari banaziranye, ni cyane ko Rutare yavuye mu Bubiligi Stromae ari umwana w'imyaka 3 y'amavuko. Mu buzima bwe busanzwe Rutare yari umugabo w'intiti, akaba umuhanga cyane mu bwubatsi ndetse no gushushanya, ndetse ku batabizi niwe wubatse rond-point nini iri mu mujyi wa Kigali, ndetse yagiye yubaka n'izindi nyubako zikomeye hano mu mujyi wa Kigali. Hirya y'ibyo Rutare Pierre yakundaga cyane umukino wa basket ndetse yari yaranakinnye ubwo yabaga mu Bubiligi. Ubwo yari ageze mu Rwanda yarabikomeje mu ikipe yitwa Inkuba, akaba yaranayibereye umuyobozi. Nyuma yaho yaje gushinga ikipe ye bwite yise B2G, ryari izina rya kompanyi ye y'ubwubatsi. Iyo kipe yayibereye umuyobozi ndetse ni nawe wari umuterankunga wayo. Rutare Pierre yaje gushakana n'undi mugore, babyarana abana 4 barimo Cyusa Ibrahim, nawe uzwi cyane mu ruhando rwa muzika nyarwanda. Mu mwaka w'1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga, Rutare Pierre yiciwe mu Rwanda. Yasize abana barimo Stromae waje kumuhimbira indirimbo ikomeye yise Papa Wutai mu rwego rwo kumwibuka. Ayo rero akaba yari amwe mu mateka y'abahanzi bakomeye bajize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ariho kandi twavuze kuri papa w'icyamamare Stromae ndetse akaba na papa wa Cyusa Ibrahim, umuhanzi ubu ngubu kuri iki gihe nawe ukomeye mu njyana ya gakondo.